Reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugubwa neza muri rusange mukomeze kugira Noheli nziza. Uyu munsi rero tukaba tugarutse n'inzozi zacu, n'inzozi zo kurota umuntu wapfuye ndetse kandi uyu muntu ukaba waramukundaga ndetse ukarota yagarutse ndetse anatuje munaganira bisanzwe. Ese ibi byo byaba bisobanuye iki? Niyo mpamvu rero nje ngo ngusobanurire. Ese waba uzi neza icyo byaba bisobanuye? Mwese rero ndabasuhuje abari mu gace ka USA, aho za Canada, za Australia ndetse na Singapore na United Kingdom, aho hose rero mwese ndabasuhuje, mukomeze kugenda mugubwa neza. Uyu munsi rero turi ku munsi wa Noheli. Mwese kandi mbifurije Noheli nziza aho muherereye hose, Imana ibarinde ibarebe icyoroshye. Uyu munsi rero reka tuganire ku izi inzozi. Izi nzozi rero abantu benshi cyane zikunze kubabaho, aho urota umuntu wakundaga yarapfuye ndetse ukarota umubona yagarutse akuganiriza amagambo meza ndetse munaganira nkaho ari muzima. Ibi rero dore ubusobanuro. Ese waba uzi icyo bisobanura? Ubusobanuro rero bukunze gutangwa ahangaha rero ni ugukumbura cyane uwo muntu. Akenshi ngo biterwa no kwemera cyangwa se amarangamutima yawe niba uwo muntu ndetse wagize uruhare rukomeye mu buzima bwawe. Bivuzwe neza yuko rero uwo muntu ngo ari umuntu ushobora kuba waragize uruhare rukomeye mu buzima bwawe. Aha nanone rero ngo inzozi zishobora kugaragaza ko ukimwibuka cyane ngo cyangwa se ugifite amarangamutima atarashira. Ahangaha bivuga ko neza uba ukimwibuka ndetse ukimufitiye amarangamutima yiwe ariko atarashira bitewe n'uburyo mwari mubanye. Ku kindi kimenyetso cya kabiri rero, ikimenyetso cy'ihumure nanone ngo cyangwa se amahoro. Aha bisobanura ngo ko ari ikimenyetso cy'ihumure ngo cyangwa se amahoro, ngo kubona umuntu wapfuye ameze neza atuje ngo kandi aganira neza bikunze gufatwa ndetse nk'ikimenyetso cy'uko umutima wawe ndetse uri gushaka amahoro, ngo cyangwa se ko wifuza kumva ko uwo muntu ari amahoro. Ahangaha rero abantu benshi cyane bakunze kubyibazaho cyane, aho usanga abakecuru bakuze iyo barose umuntu bakundaga yabaziye mu nzozi ndetse banaganira neza, akenshi ngo ibi ngibi basigara bibaza batese uyu muntu ashobora kuba yaragezeyo amahoro. Ati uburyo namurosemo mu nzozi n'uburyo yajemo, ati bigaragara yuko ahari atuje. Ibi byose rero abenshi muri bo bakunze kubirota. Ikindi ku nshuro ya gatatu rero icyo bisobanuye, ahangaha ikintu utarasoza nanone ngo bisobanura ikintu utarasoza mu mutima. Ahangaha ngo niba hari amagambo mutigeze mubwirana cyangwa se imbabazi cyangwa inama wifuzaga kumuha cyangwa se kumuhabwa, inzozi zishobora kuba ndetse ngo zishobora kuba ikigaragaza ibyo bitekerezo ndetse ngo byasigaye mu mutima. Aha rero nyine ngo nk'iyo yapfuye wenda utaramuhaye amakuru neza, hari ibyo mwaganiraga wenda utigeze uganira nawe bugacya ukumva ngo yagiye. Ibi byose rero ngo ni ibintu bigenda bigaruka cyane ndetse ngo cyangwa se wenda utaramusabye imbabazi. Ibi byose ngo ni ibintu bihora bigenda bigukomanga ndetse bigatuma uhora umurota yagarutse ariko akubwira neza cyangwa se akuganiriza wenda mu buryo butandukanye ndetse ukumva ko nta kibazo. Aha kuri sitepu ya kane nanone kandi bisobanura ko ngo kumubura nyuma yo gukanguka wamurose. Ahangaha ngo ibi byerekana ukuri kuko yapfuye. Ahangaha bisobanura ko ngo kuri kuko ndetse yapfuye koko, ngo kandi bigaragaza agahinda, ukwemera buhoro buhoro ndetse ngo igihombo cyangwa se kwibutswa ko atakiriho mu buzima busanzwe.
kuri step ya gatanu ngo ntabwo bisobanura ko azagaruka cyangwa se ikintu kibi, ahubwo ni ingenzi kumenya ko izi nzozi zidasobanura ko hari ikigiye kuba kibi cyangwa se ko uwo muntu agarutse mu buzima nyabwo. Akenshi ni ibyiyumvo ndetse ngo byo mu mutima n'ibitekerezo byo mu bwonko. Aha rero nakubwira ngo rero ngira ngo wabyumvishe neza cyane. Aha rero mukomeze mukore subscribe hasi aho gato cyane, mukande no kukazogera tujye tugaruka n'inzozi zacu, ndetse kandi tubahereza n'izindi zigiye zitandukanye. Mukomeze mubane natwe kandi mukomeza kurya Noheli neza, ndetse kandi Imana ibahe gukomera mu byo murimo murakora, ndetse kandi ibahe gutera imbere, ibarinde muri uyu munsi.